Yeah, hello my people. Ku munsi wa none ni Miki mugarukanye Mafia Romantic Eyes Cowboy Kigali. So today ngiye kuganira nabo bita Chilo Gang kugira ngo turebe kuntu impano zabo tuziteza imbere, yaba muziki yaba dance. N'abahungu beza cyane, n'abasore n'inkumi benshi byatari, ariko ngiye kubatungura ntago ari ibintu nabateguje. Bambwiye ko bahari no munsi, nifuza nanjye kubasura kankomange numbe ko banyungurira ubundi akazi gakomeza. Uretse ko mutwinjiye n'amakamera n'imana kamera nta kibazo mwana, nta kibazo tunje kureba abahungu banjye cyo barimo barimo abasaza bari kutudense twadanye mutubinjirire turebe ukuntu bimeze we kurikirana. Yo, basta vivo. Man barbara turaburiza nyine muri kubibona byatara urumva muri bari kuturaburiza baradusohoye mureke man mwaritse tukavugana na barabandi wabwire muri gakaza tukavugana man mumbwirire man tuvugane man wareka tugakorana ikiganiro nka Chilo Gang kimamagara umbwire man kujya kumujama man bisaba guhamagara man nose niba ukazana kamera bro man iki ni ikiganiro man ni show man bakinjira man mwana aranyicira yarabwira ngo mufitanye gahunda telefone yanjye genda yubaha ufata genda yubaha man bro tumutaganya ama projet nawe wakatwinjira gutya wacirinze bro chindi gute bari mwari bro ngibi ngibi ni ibintu byinshi public man ngalo n'urashunza man ibintu by'umama Usurifuza kibabwe urifuza man ndashaka dukorana interview man na Chilo Gang Dizimana ndabasanze mwese reka tugakora ikiganiro kari iminota mikenya iminota 10 yo bro wana ari man ari tunayi nchirima nari museka nagari namba nari bro man iminota man ni 10 cyangwa 10 sa nari akuma next time ajuma magara ibiro yanjye irimo magara ngiye nari sa kore man chiga man funga man funga bro ibintu dukore man nubwo banyemereye ikiganiro sasa banyemereye ikiganiro nubwo byari bigoranye sibyo basaza banyemereye ikiganiro reka nkorane nabo hanyuma ibindi muragenda mubyumva Chilo Gang nyine ntago byari byoroshye byari danje sibyo reka dukorane nabo. Ndagira ngo ukore subscribe kuri MTV Mount Film Entertainment kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byanyu hamwe n'umuhungu wanyu Mafia Miki Romantic Eyes Cowboy Kigali. Agar campaign champagne on my pay more again to the game nigga new cut mother Chilo pen casting hasn't dream ni gam ni hit to the horse pa man yo ni Chilo Gang Kaurije Alfoxy ihagarariye that's it. Chilo Gang ni ibiki umuntu utabizi nyine Chilo Gang ni itsinda kandi ni gang igizwe n'ama group atandukanye yishyize hamwe kugira ngo arebe niba yazamura umuziki ama art turimo turi benshi dutandukanye so turimo dushaka kuzamura ama talent yacu nyine
kundi rwego. The meaning ya Cholo Gang nka gang yizerwa. Cholo Gang abizerwa like ni kirimi cya Kyo cyo muri Sierra Leone gisobanuye umwizerwa cyangwa iyo wakwize ngo Cholo Boy umwizerwa, Cholo Gang abizerwa, gang abizerwa. So turizerana twese hanga ko tubona hangaha niyo mpamvu utwinjiye fo twakwata cyari nawe kwa masigaye nyuma ntabwo tuzi ukigamije. So that's my gang bro. Hanyuma Cholo Gang igizwe n'abantu bangahe? Cholo Gang igizwe n'abantu bagera kuri 30. Bamwe muri bo ntabwo bose twateranye kuko dufite project turaganiraho. Bamwe muri bo tukaturi kumwe hangaha. So sinzi niba naba introduction wabambwira naribi. Okay, reka mbere ku papa mukuru amwita Nicola. Hagari itsinda rya KC n'umuhanzi umukamini nawe uri gukora cyane muri YouTube murebe performing well ku madri niwe ameze bon. Yeah, that nigga that's my game. And then jya ku muvandimwe Dom, Dominique Dom, mu skate park nawe akora ibyo bya skate, nawe mu talent azi kugenda kuri skate biri ku rundi rwego mushaka kwiga yamureba. Aho ndi kumwe na Lacy Smash guy. Yeah, ni mu dancer wanje ni uhagariye Cholo Dance. Ni uhagariye ababyinnyi gira kuri Masho aka Dos. Nawe ni gang yanjye ubona buri wese ufite tatanga no mushyo tatanye. Nanjye niko nizere ko ndi buvano baniye kandi. Oya bakagushiraho cyane kabisa. Ni gang yanjye nawe ari ahagariye itsinda ry'abantu bashushanya bafite ama art n'abakoze igirogo. Sinzi niba kamera zikura neza umugabo mu matwi kwifata cyangwa mu bazi kwibona niwe yikoze. Akatazi to Justin Kiraman. Uyu nguyu ni kazi mwakene petit frère wanjye muda cyane ni mu dog trainer. Training dogs kundi rwego. Okay, mufite n'abatrainer babiri. Bro man, genge ni nini cyane. Okay. Ima mbona akarinze the dog yetu his hands yetu. Uze ko nawe n'umuhanga mu genge mu training the dog. Umuntu yoji uyu ni petit frère wanjye. Wese ndamudogo guti ni rundi rwego. Akina basket, akina football, mama ibintu byinshi muri music nawe bikurikirana. Exclusive boy. Yeah, that's my game. Tika na buri wanga abagabo turi kumwe nibo dufanye gahunda ne dufanye project turaganiraho. Bigo duciyemo hagati. So that's it. None se ikibazo mesengira cy'amatsiko. Ndi kubona abahungu gusa nta mukobwa mugira muri Cholo Gang. Abakobwa bamwe n'abanyeshuri. N'abanyeshuri baboneka nyuma y'amashuri abandi bafite akazi. Natwe ngo tumuteganya bafashe morning time kandi tuganire kuri project nimugabo fiye mu kazi. Abakobwa bafite benshi beza cyane. Okay. Beza cyane kabisa. Ngeze ikindi kibazo cy'amatsiko gitoya. Hanyuma Cholo Gang nabyumvishe muri abantu benshi. Umukuru muri bo afite imyaka ingahe, umuto muri bo afite imyaka ingahe? Umukuru urimo muri gang afite imyaka 50. Abo ni karate y'abantu 30 kuri 50 batugira inama batuguidinga, harimo abari za Swiss bari hanze. Badufasha n'urubyiruko hano dufatira icyitegererezo dufata kugira ngo niba twaza mu rwego rwacu. Umutoya muri bo afite imyaka kujya kuri 11 na mpete gutya mutoya byina nawe tasa. Hanyuma tugaruke kuri L-Fox ni muntu ki ubuzima busanzwe mu mibereho cyangwa mu bijyanye na kariyeri. L-Fox ni muntu ki? L-Fox ni umunyarwanda wavukiye mu Rwanda Kagera. Afite vibes in dope. Ubwo hitwa duhuza n'abavandimwe n'iki urumva. Nkaba nkora umuziki nyarwanda ariko sibyo nahereyemo. Nahereye gukina amafilm, n'acting amafilm, and then mbona gukina amafilme bita performing well. That's my game, bro. People's now career nakurisha amafilme utagira ubwoba. Narigize ngo nakanyako gene natangiye kugira ubwoba man. Nakurisha na creativity yacu dukoresha urumva. Kuri Foxy yabanje amafilme ako mukubana amafilme ajya muri football, muri basket, ni nkaho ari tarazi zitandukanye ariko mbona ko byose hamwe
biragaye n'umuziki ku muziki in these days no kurikirwa ndavuga ati ngomba kugira ute kujya dope mu muziki afata feedback y'abantu banje bambwira ko mbirimo neza abahuriza hamwe za talent tukazamura harimo abakina kung fu harimo basketball naberetse amatatu trainers hanze bagenzi banje aba skater turi benshi aba dancers muri atema box man turi benshi nuvuga ngo mu muziki ni global ni gang cyane man ko numva ibintu byose se wabifashe turi benshi bro man turi benshi impamvu bwa KG turi dope KG turi kwifata KG turi kwa up of everything you know so that's the Cholo Gang bro and that's Fox no mushaka gukotaraza abantu bari around me cyangwa around the board cyangwa hano mu Rwanda ufite talent bazamukira teko twazamura hamwe nyeto that is global that's it Fox akora iyihe njyana the artist ntabwo ngora injyana avuga ngo ndi dope muri drill ndi dope muri gakondo ndavanga my music actually that's my point bivuze ngo na hip hop na trap R&B gakondo nayo wakuru sure gakondo Fite projet oya twumvisheho kuri gatoya ma no kuvuga ngo urumva kwenkosora ngiye gufata gakondo ivanga na drill ivanga na trap nibyo uzavuga ati this is dope nasiyo ndirimbe bawo that's why you kuyizana that's my gang niyo mpamvu duvuga tugatanga ama idea kandi dukora ikintu kitarabaho nyine wambwiye ngo mbasanze muri projet ngo mwaganiraga kuri projet iyo projet ni projet iteye gute ni projet y'ubucuruzi ni projet wenda yo kugendera kuri skate insobanurira ni kuvuga ngo ni projet y'umuvandimwe Nicole kora muri KC afite projet yo shootinga video yiwe igoma nuvuga ngo dukenemo bazatwara amamoto bazatwara skate bazafite German Shepherd afite dogs nye tuniki dog trainer dufitemo utera tatu abonye ko kumira bacu nyendo twariyanduje ubuzima bwacu kumira niki gusa neza bro niyo gahunda y'igihugu urumva dufite n'umudancer wanje na muri dance abashako amamuvuma choreography azazamo azayagaragaza umuvandimwe azi gutera tank tuzakora minute ya basket agaza matema niva ni projet global niva abantu bazayibona bose bazisanga mu kigo kiremereye cyane hanyuma ndumva mufite projet nyinshi kandi nziza sibyo ikibazo kijyanye no kuba abanyarwanda batumva projet z'abana babo gihariye like nk'uyo like ngewe urambona mfite dread sibyo nawe urazifite ariko hari abantu bitanyura sibyo utekereza iki umuntu aguciye intege cyangwa umuntu ari kugusubiza inyuma mu mitekerereze cyane niho turi bwibande ubitekereza iki umuntu unci intege according na outlook yanjye nizo kuraje nizo mbaga zanjye ahubwo unywa umugeti go fast kora cyane hari indirimbo yanjye ifite yitwa mbana n'inshinzi igiye gusohoka as soon as possible ntabwo cyangwa ikintu nayivugaho abakobwa birirwa bita ngo ni inshinzi no kubera amafaranga urihariye wowe kurya ubusa kurya ibirayi gusa wongeye kurya ku chips n'iki na mayonnaise amazi mu kabati na champagne kumwita ameze neza kumwita inshinzi uri kurara gusa landlord abukomangira barimo aragura amazu why mwita inshinzi abakurira amafaranga so means like describing anjewe nkuko nge ngaragara iki bindara courage zo kuyangaragaza icyo nshoboye that's what you usually like this Cholo Gang nyine sometime hari igihe nyine tugaragara nk'abantu nyine batize sibyo wenda bakaba bumva ngo ni Cholo Gang bakavuga ati buriya ni amagenge urumva hari n'igihe nyine bitewe n'ibisobanuro by'abanyarwanda cyangwa by'abatubona batabyumva neza sibyo sobanurira abantu koko banyize mu by'ukuri me bro abwenge Kiswahili sasa mimi naweza kuambia kitu moja wenye wanafikiri sisi hatu kusoma hiyo ni shauri yao hata hiyo ni shida yao si ndio sisi tunaongea lugha karibu 8 that's what's sijui tunaweza elezea nini waangalie tu wacheck tu Cholo Gang wenda nicyo wakuye ku muhanda nje sasa sinakimenya ngiye gukura hose burya rega ngewe isomo igihari nuko isomo ridashira ishuri nirishira hano hanze no muri turi kwiga still now turi kwiga sure so means like rero wakuri kintu ari hose fakwa gusa wowe ukizi nkuko ugomba kuba nyine ukizi
Yeah. ni ukuvuga ngo impamvu nimba ati nababwiye mu Giswahili hari uvuga Igiswahili avuga Igifaransa avuga Icyongereza uvuga ngo kwiga man gang ntabwo okay simvuze ngo twibanda ku bantu bize gusa n'abandi bakize turabafata tukabakomeza dufite tukazamura talent that's why the gang babizera ko buri wese aba afite icyo ashoboye tugarutse ku ruhande rw'umuziki umuziki wa Fox uhagaze gute muri no minsi tuvuye mu bihe bya lockdown bamwe baracyanabirimo nka Gisagara Nyanza na Bugesera baracyabirimo urumva bimeze bite ku muziki wawe wo muri lockdown wo muri ibi bihe bya covid umuziki wanjye ntabwo nasinziriye cyasimvuga ngo turaryamye nka Cholo Gang gatsanga mu bikorwa urumva tumwe turapanga ku maporoje yacu turi no twakora ikintu gifatika twagishyira ku mugaragaro abantu bakibona umuziki wa Fox daswa ngo ati fitindi muri ndacha gusohora inzi ku maporoje arahari gukora urumva bivuze yuko twe turimo turakora umuziki ndagaze neza mu basho no kwa nahuza abavandimwe twatwereka ari ikintu twakora nkaho kitari ya Rwanda Fox yari muri studio n'iki kimugora Fox ndi muri studio ikintu cyambere kingora okay ndi muri studio ikintu cyambere kingora MC kuba okay nawe cyarangoraga ariko umunsi nsigaye nakimenyereye no kuri coding ndimo abantu bivuze ngo ugira isoni ntabwo biswe wabyita njye ntabwo ngese beat isoni ita vibe yanjye ntabwo ibihuza ni yabo an example muri babandi bari coding saa 8 z'ijoro abantu bose free time nigga like in the night nta muntu utera stress njya producer tukora project isukuye nigga ku buryo tikwa ni mugoroba aho kumanywa kari vibing so sawa that's why we call Foxy yena majoro nigga umunsi wa mbere bagutera tatumva gumeze bro namwe Hennessy bro yose kugira ngo atabe nigga ntabwo nari ku kara gashingiye ku kamera urumva twachinze dufata ku marikers banza numva ko di supre urumva and then muvandimwe wanjye batatarambiye ati bro uraza kuganira cyane wabyutse usanga byarangiye cyangwa warakomeje bakanura mpaka irangiye narakanuye bro ntabwo namwizeraga ntabwo ati ndarebesha ijisho rimwe ntakoze ku ijosi nibwo ya mbere yaje mu gatuza nyine tu ndavuga ati kamere hehe mu ijosi nani murebe akaza guciko gakoza ku mutsi hamwe none ntabwo kandi wambwiye ko muri abizerwa gute utizera umuntu se kandi muri Cholo Gang that's what I'm saying ntabwo kwizera kwizerana sibyo akuha muri Bibiliya bavuze ati mwana Kristo bro wizera umwana w'umuntu wizera umwana w'umuntu bro turimo turihuza gutya turi Cholo Gang urumva turizerana urumva bivuze ko igikorwa umwe afite tugihuriraho twese akari igihe nso kubuzima bro bari ubuzima nigga kwa muganga bro man kwa muganga kabisa that's it byiza nyine kuganira na Cholo Gang byari neza nubwo hari aba yinjiye bitandukanye sibyo man bro next time ujye mandi telefone ihoraho bro nyine ubutaha tuzagenda tuganira na buri umwe no munsi tuganiriye nyine namwe mwese icyo naguciye mu ijambo icyo navuga kuri Cholo Gang buri umwe ahanga wese muzamwegera afite ibitekerezo bisa nkaho biri hejuru afite ikintu yatanga sosiyete hano hanze bitewe na skills cyangwa talent afite so ufite time yawe uzabinjire fake hari uzagiye gusanga nyine wese uzaza uko bange unanyureho umbwira ati busaza fata ka fanta umbwira ati umuryango urumva uzabageraho urumva bose azaguha ama skills yawe muri crew nini kandi nishimiye kuba twagiranye ikiganiro cyiza gutya sinzi nyine niba hari ubutumwa watambutsa ugaha inshuti zawe sibyo ukababwira social media mukoresha kugira ngo nushaka kuba joininga bimworohere bakoze ni Foxy Miles kuri YouTube Fox Miles kuri IG Instagram ni Fox Miles Dimengo kuri Facebook nizo ubu ndakoresha right now and then ubutumwa natanga kuri rubanda cyangwa ku bantu badukurikira kuri kimwe cyo n'ibikoro byacu nuko tubahishiye byinshi tubahishiye ama projet afatika tufitiye like something behind mutarabona ugiye kubona soon as possible Cholo Gang tugiye kubazanira and nubwo ninjire for bro man
appreciate kwadusuye ntabwo ni neza urumva and then ndashimira my producer Kimabit Sharaba nigga is my gang too the producer yeah so ubutumwa natanga nuko public mutwitege dufite like big project twateguye kandi bizabahindura ubuzima ndende cyane kabisa kandi ufuza ku joining nagahejwe naze warize utarize bro you're welcome nawe tunawe nanjye applying the professional to applying bro professional bro ndaza ku applying imbere cyane byo byiza guhura na genge yanyu yeah rero Mount Film Entertainment Mount Film TV cyangwa se MTV urumva byari byiza nyine guhura namwe taha ngira ngo ni karibu mwaza nkaganiriza abasore batandukanye ariko ndavana bane ya gatatu mwakanye mbere ujiburaye neza kuzaza bagagushyizeho oya iburayi burya ntago mbizera urakoze cyane ijoro genge dore ntabizerwa urakaza neza bazagushyira bakameze neza aho ni neza bro hari bimwakoze appreciate that's the Chulo gang mukore subscribe kuri Mount Film Entertainment kugira ngo mujye mukurikira ibiganiro byiza biryoshye utatuza turi kumwe n'undi muntu wo muri Chulo gang kugira ngo dukomeze duteze impano z'abanyarwanda imbere z'abana b'u Rwanda abasore bagifite ingufu inkumi n'abasaza bose tuzaba ciao ndagira ngo ukore subscribe kuri MTV Mount Film Entertainment kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byanyu hamwe n'umuhungu wanyu Mafie Mickey Romantic Eyes Cowboy Kigali.